duherukana Dinesi Sendemezo Stefano yubaka. Amaherezo y'umwana yaje kuba yahe? Bushombe we byamukomeranye. N'urunana. Maze rero aho bigeze ndaza kwicishikira rwose kuko ntabwo ushaka kumva. Ubu se nkoresha iki ngo nkumvishe ko uyu mwana rwose atari uwanjye. Ariko ye none se niba atari uwawe kuki nyina yamutaye ukaba ari wowe umutahana? Ariko ubwo sinakwiye ko rubyo kugira ngo rwose ndwaneho Gitefano. Uramurwanaho se kuko umurusha inzu nini, uramurwanaho kuko umurusha kugabura neza, uramurwanaho kuko yabuze iki? Uri Croix Rouge se? None se ko nyine yavugaga ko uyu mwana namutahana mu rugo Nyiramariza amwicana nawe, nkamubwiranye rero muzane mutahane ubanze urebe ko winginga Nyiramariza rwose. Urumva nakosheje kuko kankwa. Ariko ye gusa nari gukora iki? Oya bivuge neza ko amubwiye utireka mutahane ngewe nifitiye kankwanzi y'ikijibwe ntacyo ari buvuge. Wembeshyira se nagutuka sinukane. Sheriki. Numvaga ko nimbigusobanurira uri bubyumve stanenze ko rwose ubyakira nabi. Ariko se ububyibuze ni wanshimira ko uyu mwana nta muturumbuye ngo mute hanze ninjoro. Ariko subukumva ko kuko umwana muto nk'uyu yarara hanze bikoko ntibimurye koko. Ibyo se niba nyina wamubyaye atabibyibajije ngewe ndinde wo kubitindaho. Reka tubijihorere. Ubwo koko urumva niba nyina yagize umutima wa kinyamaswa. Wowe niba ni wamuruta ngo ugire umutima wa kibyeyi koko nuko nawe wamera. Ntuze kunyigisha busho nta masomo yawe nshaka. Ndakubwiye ngo ushingure ikirenge hano ujyana n'umuhungu wawe ntumunsige mu maso. Ariko haretse ibyo bintu rwose ko atari byiza kankwa. Ndemeza ko ari umuhungu wa Gitefano na Nadine. Ubwo remwita uwanjye uhereye he koko? Urasetsa ise n'umufitiye impuhwe di udashaka ko arara hanze ngo ibikoko bitamurya. Ahubwo se nturamara gushaka inzu yo kubamo na Nadine ngo murere abana banyura. Iyi nka kirengera imaze igihe kingana ikirwaye. Imaze nk'icyumweru igenda igabanya umukamo ubona idakomeye mbese. Mu gitondo mwayikamye? Reka narekeye nyana. Nari kuyikama se nkayikuramo iki kwejo nayibuzemo na litiro imwe. Nkurikije ibimenyetso ifite ndabona ishobora kuba irwaye umwijima. Umwijima? Noneho ubaye ari wo twaba dutomboye kuko umusaza mvuguje arawuvura ukagenda nka nyomberi. Numvira mbese. Uwo muveterineri ko ntamuzi nahara. Umuveterineri wahise dore mbuguje uwo nguwo ni umusaza wisazi utakibona no muziko. Ariko abantu bino bamwemera kuba ngo aze gutanga imiti y'ibyasida. Oya iyo y'ibyatsi muyireke. Wumva ndabere ko muzajya muyiha mu gitondo na nimugoroba. Yego rata. Iki cyumweru nigishira tuzareba uko izabimeze. Icyumweru cyose veterineri? None se icyumweru ni kinini madara? Ni kinini. Gusa gishobora no kudashira igatangira koroherwa nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 itangiye gufata imiti. Ngewe rwose nuba mfite ikizere ko inkangi zakira. Kuvura amatungo se sibyo mwize? Nibyo nize rwose. Wowe ruremesha urabizi. Kandi iyo mvurira umuntu itungo, ngerageza ibishoboka byose ngo rikire kandi vuba. Yego rata. Ariko bisaba ko nyiraryo nawe akora uko namubwiye kandi akizera ko imiti ndihaye izarikiza. Si nko kwa muganga se? Buryo umuganga ukuvura utizeye ko imiti aguhaye ariyo kugira ngo hari icyo byakumarira. Aha, niba ari jye muvuga ndizeye da. Ahubwo se ko veterineri yaravuze ngo arayitera n'urushinge, byagenze bite ko ntarwo yayiteye? Humura ndabyibuka rwose. Nuko nayo nabanje kuyisuzuma neza. Naho ubundi urushinge rwo ndarufite ntugire ikibazo. Ahubwo ruremesha naci hari ahirya mwereka uko tubigenza. Nyuma y'icyumweru kimwe n'ibitarakira muzambwire. Ko wageze ku ishantiye hakiri kare ntujye mu kazi bushobo. Va mu by'akazi sha. Banze rero umuhungu wawe. Ntubona wicaye hari atwitegereza. None se ko wamuzanye kandi arakubwiye uko ngiye kubigenza bushobo. Urabona akanya nawe amaze gushyiraho Nyiramariza yemeye koko. None rajya ngo ngiye mbigenze ne ko nanjye byankomeranye. None se ndemezo kuza kiryamira hamwe n'abandi bana byari bitwaye ikikamanzi. Byari mutwaye iki? Urumva? We yanguruka nyine avuga ngo nyine ngo twakinye imitwe ngo tukatubeshya ngo mwana wayo kandi ari uwanjye. Ngo niyo mpamvu nyine ngo ari Nadine yaje kumusigira ngo kuyatamusigiye se ngo akaza kumugusigira. Iyo telefone se nkayimubwira ko umwana ari uwanjye ko ndi gushaka uburyo bwo kumutwara nyine nkamujyana iwanjye. Ariko kamanzi we ntumuzi Stefan. Buriya muguri yamaze gufata irangi. Nuwamubwiza iki
ntiyakwemera. ese ko Stefano nigenje noneho ndabigenza nera. Mva rero nkubwire Stefano, nta kundi wagira wese gufata umwanzuro nyine nk'umugabo ukajyana umwana mu bandi, nta kindi wakora rwose. Yaramariza nkamutunguka ese nari ngiri kumuryoshya ariko ntaragira icyo mubwira cyerekeranye n'umwana. Ubwo rero nyine nkubwire ufite amahitamo abiri gusa yumva, amahitamo abiri rwose. Urahitamo kugenda wigize umwana mwiza, niba ngombwa mbese rero utuntu hamo byuzi ko Nyiramariza akunda. Hanyuma ugende waciye bugufi cyane rwose, umubwire uti nzanye umwana ajye mu bandi, kandi rwose ndakwinginze umwakire. Iryo jambo rya nyuma ko numva ryahita risiribanga ibyo nakoze byose bigahinduka zero. Ubwo rero niba atari ibyo, ntidusoza akazi ureba ahantu nyine uca, hanyuma utaremo amacupa abiri, niba ngombwa ushake n'icyuma uvangemo icyuma, mbese n'icyo nshaka kuvuga, ku buryo utaha nyine ijisho ryatukuye usa n'intare yakomeretse. Nuhagera nyine ushyira umwana mu bandi, ubwenge maze uti nyuye umwana wanjye, kandi nta yandi magambo nshaka ko ugerekaho. Umwana aje mu bandi setu, wicecekere. Ko byose numva nta cyoroshye busho. None se uragira ngo ngire nta yindi nama ya gatatu wangira, numva niba yo yenda ariyo nakandiraho. Ego komana, uzi ko utazi akamaro k'urukingo umukobwa aja? Ubwo ntuzi ko inkingo zubaka ubudahangarwa bw'umubiri w'umwana bikamurinda kurwaragurika? kumurinda kurwara asa n'ukumurinda gupfa. N'ubu nuko ari umujyanama w'ubuzima wagira ngo ni gatumwa kuri njye, naho ubundi sinarekuza. Ugasiba gukingiza umwana se ugakora iki? Sinifite ikiraka kwa Stefano usa n'ubusiho umujyanama nkuye. Umva cyakora munanatinyuka da, njyewe niyo naba ndwaye nakwinginga umuntu akamunzanira ku mwana wanjye ntasibe urukingo. Cyakora umwana wawe arabisa, arasa neza, afite ibiro, arakomeye, mbese ntahuriye n'iyi mahwera yanjye. Reka nkubwire mukobwa aja, wenda ntugire ngo nuko kwirataho, ariko umwana wawe azira wowe. Azira njyewe gute se? Ubu ni njyewe banze kugira umwana w'ikibonge nk'uyu wawe. Nese uzagira umwana nk'uyu wanjye gute kandi wawe utamugirira isuku, utamugaburira neza, utamukingiza ku gihe? Urumva uzicara ugatera iyo maze ubuzima bw'umwana wawe bukizana? Ariko abakire mwabaye muti. Ariko si ikibazo nuko muri abakene mukobwa aja, cyangwa ni imyumvire yanyu iri hasi? Ngo afite imyumvire mibi onori? Urambwiye ngo afite imyumvire mibi? Mbwira ngo ucyurire. Cyangwa wagize ngo ukomba amasafuriya yo kwashyaka ntabwo mbizi. Ibyo byihorere mukobwa aja, dore rwose twaje kwa muganga. Oya mbwira ngo ucyurire wumve ko ubwo bukire wiratana nawe utabuvukanye. Erega nuko wanyumvise nabi, ntabwo navuze ko ufite imyumvire mibi rwose. Navugaga ko namwe mubishatse abana banyu mwabitaho bakagira ubuzima bwiza. Njye nza gukura ibijumba mu murima iwanyu, cyangwa njye nzana kebo mu ibishyimbo byo guteka. Ibyo sinabikwemera kuko njye sindi nyir'urugo, ariko rwose nibyo mufite ntimubikoresha neza. Reka ngoye nk'urugero mukobwa aja, ifu ya shisha kibondo baguha uyiha umwana. Ubwo nawe ugiye kunjomba umunwa ngo ndayigurisha nk'aho inyisha atari wowe uyigura. Ngiye nyigura kuko wayishyize ku isoko kandi nyikeneye ngo nyihe umwana wanjye arusheho kugira ubuzima bwiza. Ndetse kuyigura rero n'ubundi ntacyo naba ndamira kuko wayigurisha n'abandi. Ubundi se ngurishijeho gake nkabona amafaranga yo kwikenera bitwaye iki? None se abana banywa igikoma ku manywa na nijoro cyonyine? None se nta mafaranga y'ingoboka babaha? Iyo bayabahaye muyakoresha iki kitari ukuyanywera? Ese ko numva mpagurukiye nkaho ndi iwawe wa mugore we? Hoya ntukarakare ngo ntuke, ni ukwiganirira rwose. None se wowe yisubije amaso inyuma, ubona ntaho wowe n'umugabo wawe mugira uruhare mu mibereho mibi y'abagize umuryango wanyu? Urarangije se cyangwa nagushyize ku gitutu ntumutiyigishiriza abana neza? Oya, ni umukoro nafashaga Ganza, ni ikibazo kimwe cyari cyamunaniye naho ibindi yari yabyikoreye. Urumva ko mwene Samusuri yavukana isunzu rero? Ubwenge ni ubwa mama we. Aragerageza da, hanyuma se amakuru? Shani meza, mvuye ku kazi ndavuga nti nubwo butangiye kwira ariko wacanka kureba. Ari amahoro se ku mugani wawe ko nsuye bwije? Bude Karame, bya bintu wambwiye nibyo. Ka gakobwa koko gashobora kuba kibambaza kuri Chris. Uravuga reya se? Yego shabude, nukuri mbabarira cyagiye sinakumvise ariko naje kubona ko ibyo wambwiraga byose bifite ishingiro. Wabifatiye baguca inyuma? Ya papa. Sinahita nshinja Chris kunca inyuma, ariko hari ibimenyetso nabonye ari nabyo byanteye ya sereri navugaga pe. Ubwo wabonye icyanye?
banciyeho sha ahantu bari kumwe mu modoka Reya yavimviriyeyo kavimvira ku mugongo w'impiri sha yewe byakomeye ubwo utangiye no gutukana ibyo bintu sinarimbi kumenyereyeho Prudensia nawe ariko uzi kubona ishyano ry'umukobwa wizeraga ngo nizabashuti bawe riri kwibambaza kuri sheri wawe Shabude inshuti yawe wese si umukobwa uwo mugabo aramwanzanye sha we nkuru umutima Prudensia aha ibaze Reya antwaye Chris akamutwara Bude ariko nanone ntiyabikora pe umuntu mbwira ibyanjye byose ni bya Chris ye baba we burakuva mu mandazi uhere muri ntiyabikora abikoze se wamugira ute ubanza nakwiyahura Bude gusa nanjye ngiye gukanguka ndeka ubugoryi menye ikijya mbere hagati yabo bombi gusa nsanze koko ari byo harimo akantu sha sinakwihangana no kurwana narwana Budedo ariko ntukansetsa nyesi we senga Imana uzasange nta kibyihishe inyuma naho kurwana byo ntacyo byagufasha ubu se ugiye kurwana ubundi nkwibarize warwana na sheri wawe Chris cyangwa warwana na mucuti wawe Reya umva umuntu atura mu bidisi akira sama nawe ntukamaremo ariko wongera unsubize yagotomera ukamaremo nako nakuzaniye baba we nari ngakumbuye pe ngewe akanjye nagasomeye mu kabari nuko wakoze kuntekereza ariko site ku mutima undi urashaka kunsabikira ibintu ntibisanzwe pe ngo iki uzi ko wagira ngo dusubiye mu bufiyanse ukindambagiza umva kandi Mariza ya mwiza nyirarukundo rwanjye ikibazo ugize ni ikihe koko guhora mu nduru se byo urumva ari byiza site nakuvumbuye uri kwitwara neza kugira ngo nibagirwe uko ejo bundi yanda yawe na Dina yaje kuntera hejuru humura nakubabariye ariko kabura icyago buriya narabikemuye ntabwo azagaruka ubundi ashaka ko tuba umuryango mwiza ahubwo ushyize hamwe n'abana n'ababyeyi bose bakundanye kandi bajya inama dore icyo nicyo nari narabuze ubu se nk'inka nk'ingurube se nkugirane koko n'ubundi ko byose ari ibyawe gusa haguruka nkuhobere oya nta kibazo si ngombwa kumpobera rwose mugore mwiza oya ni ngombwa icyangombwa ni uko nisubiyeho ngiye kuba umugabo wese w'intangarugero ku buryo uzajya ujya mu bandi bagore ukavuga uti ni nge warongowe n'aho abandi bakoze ikimenyetso ntiwumva ahubwo niko se Stefa uretse gato ni aka gatama kangezemo cyangwa bigenze bite se kuhinduye isura uyu mwana ukwicaye inyuma ko mbona ntamuzi nindutuye umwana wanjye se ntangiye kwitiranya cyangwa ni umushyitsi wanzaniye oya ntabwo wibeshye ni umwana wawe rwose indi gusa uyu nguyu ni Ndemezo sindutiye ngo ki Ndemezo uravuze ngo Ndemezo Ndemezo si rya shyano rya Nadinara cyangwa nasinze oya ntabwo wasinze umwana ndamucyuye ngo aze mu bandi nta kugira ngo nkomeze kurererwa n'indaya kandi mfite umugore mwiza uzi kurera Stefa wasaze cyangwa fata inzoga yawe mbere na mbere ubundi nkubaze usubize uravuze ngo uyu mwana ni uwa Nadine uzanye hano ngo murere cyangwa numvise nabi ibi noneho Nyiramariza arabyifata mate ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.